ubwo rero noneho baramukazi wanjye bakajya babwira mama wanjye atarapfa nyine akajya amubwira ubundi ngiye nitwa Alphonsine Mukanyandwi we nari nitwa nyina wa Mbogo ntakira nyine ngo Alphonsine ngo abi Kigali ngo naramuka agiye mu basore ngo azapfa nanjye nkagira ubwoba ariko ubundi burya Imana ikora ibintu byose naravuga mfite ubwoba nyine ko nanjye nimbana nabo basore nzapfa kwa ngo ndi mugufi kwa ko muri famiye yiwacu ngiye mugufi yanjye nyine aho kubana n'ubwo bumuga nyine nabukanye ubwo rero bakajya babwira mama wanjye ngo ninjya mu basore ngo nzapfa nkagira ubwoba rero pe ahubwo mama wanjye gusa nuko abyeyi banjye bapfuye batarebye abo bana nabyaye hako ubundi kandi barabwira ngo ntago nzabyara no batari kibazo rero nta gucika intege ubwo mu bana 9 harimo wakinaga filime nawe hari undi wageze aza mu bya filime nawe nane shaba barabazi hako ngiye abantu bose baranze wandavuga ni wowe wenyine ukina filime hoya njye nyine ukina filime nase barabazi ni nawe umustari wenyine ngiye mustari wacu nyine ubusohokeye famiye nibyo nigaga hako subuze ni kera wambwe ugenda ubyibagirwa utera ukabwishura byibagirwa yego ubu ngo abana banjye ubu nabihariye bazige Imana izampashe bazige ubu bariga rwose ubu ngubu nta kibazo kandi n'uriya mutoya nawe ariga uriya mutoya ajya avuga ngo mama ngo ngiye ngo nzibera umuganga noneho umukuru we abavuga ngo mama ngo ngewe ngo nzibera ngo umuhanzi ajya aririmbaho akunda ibintu byo kubyina cyane kubyina rwose akakunda akurikirana n'abahanzi akurikirana n'indirimbo akurikirana nuko nk'ubu wakubwira ko agiye abana utambwira ngo abahanzi aba n'aba ariko bo ababazi kandi uyazi ni ukuri ese byaje kugenda gute bamwita Papa Sandrine buriya nzobo reka mpamagare Papa Sandrine muhamagare Papa Sandrine nyinambo none se we mwahuye gute wabonaga yitwara te mu buzima busanzwe neza mu buzima busanzwe cyeka ko nabira byo gukunda ngo indangamirwa byaje vuba byaje kuza nyuma ega buriya ari impamvu buriya amaze kubona agafaranga burya niyo ubonye agafaranga ujya mu ndangamirwa none se wajya mutafite ikimuha ndi kumwe na nyina wa Mbogo arambwiye ngo wigeze kumutereta nibyo ntabwo nigeze kumutereta sinatereta umuntu ureshya ngo ufite abana ngo witwa ngo harya ngo papa nde Papa Sandrine Yendi Papa Sandrine none se nzi ko witwa Papa Queen oya Queen se ko ntabwo ari uwangira ndangamirwa ntabwo indangamirwa iterinda abantu benshi bari kuvuga bati Nzovu na Yaka bazasinda babyibagirwa abakunzi banyu murababwira iki rero nge naretse inzoga waretse inzoga urumva ibyo ntibyagusindisha Yaka mwana namaze kumushyiraho uburinzi abasekirite uba afite ababouncer reka ngusuze cyane nkwifurize ibihe byiza kugubwa neza cyane ukunda Iris TV ndizera ko umeze neza ndizera ko Nyagasana kurinze ndetse n'ibyo ukora byose biri gucamo nundi munsi nundi mugisha kuri wowe ubwo niba udukunda rero ni by'agaciro nyine turabibashimira comments ndetse abaduha share ku mpande zitandukanye nsuhuza n'abantu bose badukurikira bari ubwo muri diaspora nyarwanda ndetse no mu duce dutandukanye twa East Africa mwese reka mbabwire ngo ni by'agaciro kabisa ndi kumwe na nyina wa Mbogo bon appétit merci murakoze cyane rwose mu cyongereza bavuga ngo enjoy basubiza gute enjoy basubiza gute se mu cyongereza basubiza ngo thank you aha ariko banza warasomye wasoma ngera ngo nzi cyongereza ariko wize mu gifaransa wize mu gifaransa ndashaje kuki utakibyibuka ndashaje urashaje ndashaje kubyura nashaje ndashaje pe igihe wakiniye uri umusitari umusitari
ababebe bameze gute ntabwo wari kubona ko nshaje oya ntagushaje ndabona ukiri mutoya nibyo ntukuri burya umuntu mugufi ntabwo ajya agaragaza ko ashaje ko mbona ukiri mwiza hari umusore witwa Miliyuri uri kuri kamera arimo ambwira ngo urabona ukuntu ari mwiza njyewe ntabwo mbizi ntabwo ujya ureba muri miruwari ngo ubone uri mwiza nabonye ngo ndakwireba njyewe kubera iki ndizi nturizi ndizi nese ko mbona ukora make up gute utirebye make up se no make up yanjye ngiye ni ibintu bya kera ni ibintu bya kera mana yanjye ngiye nkunda ibintu bya make up buriya urabikunda cyane cyane bigutwara nk'iminota ingahe kugira ngo ukore make up ugiye kuva mu rugo bigutwara nk'igihe gute iminota 10 bihagije 10 hari abantu benshi bitwara nk'isaha 10 ngiye nuko ntazi kuyitera reka njye nuko ntazi kuyitera witera ikintu cy'isuku ni ibi mbonaho nyine ku munwa nuko akagatiro ni ibisanzwe ugafungamo n'uduherena ubundi ugashyiramo ese ubu style uba wiyambariye turi kuwa gatatu style wambara uyihitamo gute style iyo ugiye kwambara style uhitamo gute njye nambara ibyo mbonye ntabwo mvuga ngo ibi ni style pa kubona gusa ibyo nambara ese nyinambo karame urukundo ubundi bihagaze gute ambeshye ngo urashaje urukundo se se ntabwo bakigutereta reka mbwize ukuri njyewe umuntu wese nyirumva mwikundiye pe nyirumva mwikundiye ntabyo kuvuga ngo urukundo ngo urakunda uriya njye buri wese mba numva nta kibazo najyana nawe oye ugomba mvuga rwa rukundo wagize kera ufite papa w'abana bimwe bivamo sheri ishushu umukopine cyangwa se umukope cyangwa se umugabo wawe njyewe mba numva ari ibisanzwe rero nk'ubu ngubu nkanjye mfite abana ubundi njye ndi umumama turabiganiraho nabyo ubwo ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo by'urukundo ngo by'abakopine ibintu nk'ibyo apo njye mba narabirenze narabirenze njye se nta muntu urazakubwira ati wari wagutereta ibyo narabirenze nyine nubwo banabimbwira ariko njyewe mbona ari ibisanzwe mperuka kubikubwira ryari umuntu uheruka kugutereta ukavuga uti kabisa hoye none se ushobora guhura n'umuntu nkanjye kavuga ati shanye nambo ngenda kwikundira ndakwikundiye pe urumva ariko icyo gihe ukamubona ati se unkundira iki akaba yakubwira ati ukundira kugira umutima mwiza ibintu nk'ibyo ntawe ugusaba ko wamubera umugore we nta n'uwigeze abigusaba kuva waba umusitari reba igihe wabereye umusitari na n'ubu none se reka nkubwire ese ngewe ko mfite umugabo uri ufite umugabo yasi niko papa w'abana ni umwe papa w'abana njye abana banjye bose bahuje se bahuje papa wabo barahuje hari abantu rero bajyaga bakwibeshyaho bakambwira bati reka nyina wambogo buriya arakundwa cyane abafite abantu bamutereta benshi n'abana njye nari mbisi ko ari babiri ariko nari nzi ko badahuje papa oya abana banjye bose bahuje papa papa wabo ni umwe urukundo rw'ubuzima niyo mpamvu rongeye nkubwira ni ibyo ngibyo ngiye narabirenze mwahuye ryari nawe se ndagira ngo usangize abantu sitori yawe y'urukundo banabimenye batazajya bakwibeshyaho oya ibyo ngibyo rero nawe ukiri umusitari ibyo byaba ari ukubaza cyane ngiye nkubwiye ko mfite abana yego na papa wabo arahari ariko rero murabana waba ugiye kumbaza ibintu byinshi cyane wenda ndavuga ukiri umusitari nibwo mwahuye urumva ugitangira gukina nyine amafilmu ukiri umusitari nibwo wahuye na sheri wawe njyewe nk'ubwo duhaze ukuntu nakubwira gusa n'ibyo nakubwiye ko ubundi bifate gutyo yego bifate gutyo bifate gutyo ko abana nyine bafite papa wabo umwe ibindi byose ubyihorere ibindi byose waba ushaka kumbaza ibintu byinshi cyane kandi atari ngombwa kandi ari ibanga nese inkuru y'urukundo kuyiganira hari ikibazo erega abantu bagukunda urugero
hari umuntu ushobora kuba gukunda ariko avuga ati ese urukundo rumeze gute kuko hari n'abantu bavuga ko urukundo rutakibaho se ubundi wowe wemera ko rubaho urukundo rubaho ariko nubwo rubaho hariho abakundana mu wundi mwanya kugira ngo bakoze divorce aha wumvise impamvu nawe ikuganirizaga no kugira ngo bagire inama abo ngabo nyine bagenda bakunda ugasanga babyaye hirya hino niyo mpamvu rero nkubwiye iyo umuntu yumvise ubuhamya bw'undi arakira akaba yanavuga ati gira urugo sinzaruvamo yego wenda wowe uri n'umusitari uri na mwiza ariko abandi se basenya bavuga ko nta n'urukundo rubaho basenya ba divorce oya buriya nk'umusitari uba ugomba kubagira inama barangewe inama nabagiye mbese ukuntu njye nabivugaho bariya bajya gukora ubukwe ukumva ngo bakoze divorce buriya sinzi ukuntu biba bigenze buriya wasanga hari igihe biterwa n'umugabo ujya mu ngeso mbi ujya mu bagore kandi nawe bose ni kimwe n'umugore nawe bikaba wenda nawe akamena nk'uko akajya mu bagabo akajya muri izo ngeso burya kugira ngo mukore divorce biterwa n'ukuntu urugo rwanyu muba mutumvikana nicyo kibazo kiba kirimo ni ukuvuga ngo rero aho kugira ngo ngewe ubwo ngubwo tubane gutyo duhite dukora divorce ubundi ingeso uwari ufite ziveho zireke ureke kujya mu bagabo nawe mugabo ureke kujya mu bagore inshingano mwiyemeje kwa kundi bajya kurahira kunuze ngo ntabwo ibintu bye byose ngo muzabisangira urumva ngo nta kintu uzamukorera bikaba gutyo mbese ntihagire ikintu na kimwe kibatandukanye rero ariko nabivuga inama ukaba urayitanze inama nyine naba ntanze nyine inama natanga niyo kureka iyo ngeso mbi niyo ituma nyine muhana divorce mutandukana umunyarwanda yaravuze ngo akabaye ikikwende ntikoga ubona umuntu wigeze kubaho indangamirwa kumwe babivuga ngira ngo urabizi yashobora kubaka urugo rugakomera indangamirwa burya kugira ngo urugo rukomere burya mubifashwamo n'Imana burya Imana yo burya ibibafashamo Imana ibafashamo kugira ngo urugo rwanyu rukomere kugira ngo nayo makimbirane atazamo yo kumva ngo yego turabanye turasezeranye ariko ya ngeso wari ufite nikuvemo nituma rwose n'urwo rutarusenyuka umugabo n'ubundi mukabana mutabanye umwe aca inyuma y'undi gutyo kandi mwaza mukabeshyana urumva ibyo nibyo bibi rero ese wenda reka twiganirire wenda turaza no kuganira ku bya sinema ukina filime ko watangiye ariko ukiri ingaragu utarashaka utarabyara ngo bane n'umukunzi n'iki abana babe babiri hashize igihe ibyo ari byo byose nta wumvaga wowe ubundi wifuza cyangwa se ukunda abagabo bameze gute njyewe se ukavuga uti wenda nikundira ikigabo cy'igisore urabizi cyane ikundira unanutse cyane ikundira byose nyibwirira ubundi wikundiraga abasore bameze gute cyangwa se abagabo bameze gute se njye nyine n'umukobwa njye abantu bose njye baranyikundiraga ariko uwagutsindiye yari ameze ate rero wagize uwagutsindiye ariko ibyo nakubwenga ibyo tubireke ngaho mbwira nakubwenga ibyo tubireke nakubazaga tuganire ibindi reka nkubwire urabona nk'uku nguku ngiye tuvuge ndananutse uyarabyibushye muremure araringaniye umugabo uringaniye ubwo isi ushakamo hagati umaze igihe kingana gute wubatse inambo sibwo si kera ari umwana mukuru afite 13 yamaye ndakwemeye ukurikiye abana babiri afite 7 urumva kujyanisha no kuboneza urubyaro ntabwo ari indahekana aho ubanza uzi n'ubwenge cyane kugira ngo wisange rero muri filime byagenze gute filime wakinnye byasabye iki byagenze gute yene kanyombya yibinjyanyemo kanyombya kuko urabona
nari ndi igikondo nakanyumbya kandi buriya niho yari ari igikondo aza mu rugo yajyaga aza mu rugo we niwe wanjyanyemo niwe wanjyanye muri sinema nyarwanda Kanyombya abakwinjijemo abanyinjijemo ubwo mba anjyana kwa bosi wacu nyirizina bosi amakazi bosi yarakubonye avuga gute bosi akikubona yavuze ati mbonye umukinnyi nifuzaga nyine yaranjyanye ubwo bosi yabonye nyine nzi gukina nta kibazo ariko nanjye twajya nk'ahantu tugiye nko gukina ngo abantu baranyishimiye ngo nyina wambogo rwose turagupana ukina neza ubwo rero nanjye rero njye ni ibintu nyine bindimo ni ibintu bikurimo kwikinira filime nuko nisanzemo gukina rero filime ya mbere wakinnyemo ni iyihe filime ya mbere nakinnye muri filime itwaranira kubaho haranira kubaho niyo ya mbere haranira kubaho niyo filime ya mbere nakinnye shyiremo n'akanyanya ariko nyambogo n'umusirimu ujya ashyiramo n'akanyanya niko n'agatunguru banza ushyiremo unyibwirire ubwo rero bagushyiraho wahise ubikina neza nyine nk'uko neza cyane wari ufite nk'imyaka ingahe ndayibukara ntabwo nyibuka ariko nari nyiri inkumi urumva neza cyane nshyushye ya nkumi ebana icyaho kabisa abantu bose cyane icyo gihe wabaga igikondo niho nabaga inambo ndakwemeye nari nyiri inkumi ngo nta nkumi idateretwa urabyemera ariko ni nabyo ariko se buriya hari inkumi idateretwara nayo keka ifite ikibazo byagenze ubwo iyo baguteretaga wasubizaga iki erega witwaye neza wari umusitari icyo ni icya mbere ntiwabyaye hanze ngo abana ngo ubyare ku bagabo wenda batatu batandukanye reka wabigenza guterera iyo abantu baguteretaga njyewe nababwiraga ati reka da ibyo rero nta n'ibyo nzi barabeshya narabihoreraga warabarekaga ubwo wabifashwagamo n'iki warasengaga ahubwo ngewe kubera ikibazo nari nifitiye navukanye ubumuga ubundi ubu ngubu mbona ko yego mvukana ubumuga bwo ku maguru bw'ingingo mbese yego ubwo rero noneho baramukazi wanjye bakajya babwira mama wanjye atarapfa nyine akajya amubwira ubundi ngewe nitwa Alphonsine Mukanyandwi we nari nitwa nyina wambogo ntakina nyine ngo Alphonsine ngo abe i Kigali ngo naramuka agiye mu basore ngo azapfa nanjye nkagira ubwoba ukagendera kuri ako kantu nkagendera kuri ako kantu nyine kuko uzapfa nujya mu basore nanjye nkagira ubwoba nyine ariko ubundi burya Imana ikora ibintu byose nta bicantege bindi byakubagaho ukazabyara bakubwira bati nzabyara kandi narabaga mfite ubwoba nyine ko nanjye nimbana n'abo basore nzapfa kubera ngo ndi mugufi kubera ko muri famiye y'iwacu ngiye mugufi yanjye nyine ariko kubera n'ubwo bumuga nyine nabukanye ubwo rero bakajya babwira mama wanjye ngo ninjya mu basore ngo nzapfa nkagira ubwoba rero ubundi kuvuka kwawe wavutse mu bana bangahe wavutse mu bana bangahe navutse mu bana ubundi turi abana bacu batuye turi abana 9 kandi ni wowe wenyine wari ufite ubumuga njye nyine wavukanye ubumuga urumva ko Imana itangaje Imana yatangaje kandi kwihera n'urubyaro Imana n'urubyaro pe ahubwo mama wanjye gusa nuko ababyeyi banjye bapfuye batarebye abo bana nabyaye hako ubundi kandi barabwiraga ngo ntabwo nzabyara n'ubu atari ikibazo gikomeye ariko nikiziteye
niko isiteye icantege hari igihe uri muremure umuntu akakubwira ngo uri gasongo cyane ngo kiya kintu ni kirekire ugasanga uwo muntu akwangiye rero nta gucika intege ubwo mu bana 9 harimo wakinaga filime nawe hari undi wageze aza mu bya filime nawe nane shaba barabazi ariko ngiye abantu bose baranze ndavuga ni wowe wenyine ukina filime oya njye nyine ukina filime nase baba barabazi ni nawe umusitari wenyine njye umusitari wacu ugiye nyine ubusohokeye famiye ese we niriye banga wakoresheje ngewe kugira ngo mbe umusitari se ni Imana ibikora wigeze usenga nibyo njye nsenga mu bakatolika abakatolika ariko murasenga nyine turasenga se kandi n'Imana aragusubije ufite abana beza ufite umusheri hari abantu bagumiwe ariko buriya hari akantu umuganga yambwiye yego ngora nyina wa Mbogo nyine mvuye ku isete ko ngiye mbyara bankoreye Cesarienne yego nyina wa Mbogo ujye ushima Imana turi abaganga ntabwo turi Imana kuko ababyeyi benshi bagwa ku iseta cyangwa n'abana bakagwa ku iseta ariko wowe uvuye ku iseta uri muzima n'umwana wawe ari muzima ikindi cya kabiri nyina wa Mbogo harimo n'ababuze urubyaro kandi koko ngo barebare barasumba kure beza urumva ngo nanjye rero ikintu nshima Imana ko yampaye urubyaro n'ukuntu baramukazi banjye babwiraga mama wanjye ngo nta muntu mugufi w'ubyara urabona abantu ubundi ngiye mbuka ahantu bita mu mayaga mu majyepfo aranambuka ubwo rero buriya rero abantu bo mu cyaro rero buriya hari ikintu utazi abantu bo mu cyaro buriya ngira ngo hari iwacu n'abantu bagufi bahabaga yego ubwo rero niyo mpamvu hari banambwiraga ngo ninjya mu bahungu ngo nzapfa oya ni nabyiza buriya banakugire neza kuko byari gutuma wenda uniyandarika kuba wageze i Kigali ugasanga bikubereye gutyo ukiri umwana rero wumva uzakora iki nyiri umwana urumva umwana rukuntu umwana mutoya imyaka 10 areba n'abapolisi areba umuganga ati nzaba umuganga yabona nzatwara indege nzaba umusirikare byose urabizi yeje nibyo nakije ngiye kababwira ngiye nta kintu nzi cyo nzaba no kwandi umusitari gukira ngo nari ko nzaba umusitari ni Imana gusa ubwo ibikora ngiye nta kintu ni nabango nzabikeneye ariko hari cyo wakundaga basi cyakora nakundaga utuntu two gukina n'abandi bana wigeze ugeraho mu mashuri kariko se ubungubu nize kera ubungubu narize ariko hari kera hashize igihe oya nibyo hashize igihe kuko urumva uri n'umubyeyi umwana ufite imyaka 10 n'umubyeyi rero nta mpamvu igihe kiba gishize buriya uri updating ugenda ibindi ubusubiyemo wanabimenya upfa kuba warakandagiye nanabimenya buse mana yanjye wize ibijyanye n'iki nigaga ibijyanye na contability ubu ibintu by'akabare ibintu by'imibare urabizi ibintu by'imibare bwo nibyo nigaga hako subuze ni kera wambwe ugenda ubyibagirwa utera ukabwishura byibagirwa yego ubu ngo abana banjye ubu nibo nabihariye bazige Imana izamfashe bazige ubu bariga rwose ubu ngubu nta kibazo kandi n'uriya mutoya nawe ariga ubona bo bakunda iki ubona mu buzima nyine hari ukuntu umwana akubwira ati mama mba mbona uriya mutoya ajya avuga ngo mama ngo ngiye ngo nzibera umuganga noneho umukuru we abavuga ngo mama ngo ngewe ngo nzibera ngo umuhanzi ajya aririmbaho akunda ibintu byo kubyina cyane kubyina rwose akakunda akurikirana n'abahanzi akurikirana n'indirimbo akurikirana nuko nk'ubu wakubwira ko agiye abana utambwira ngo abahanzi aba n'aba ariko bo ababazi ababazi nta nubwo wowe wikundiraga ibya filime ababazi akunda kubyina nawe usanga bavuga ati genzibera umuhanzi waje kuva gute rero wari uri kunganiriza bijyanye naho wabaga mu mayaga waje kuhava gute
mama yagaho ngaho mama yagaho ngaho nubwo ariho mvuka ariko ntabwo ariho narerewe ntabwo ariho warerewe narerewe kwa mama wacu ahantu bita Igatagara yego ngo ni Nyanza muri Nyanza niho narerewe jewe kuko jewe buriya nabaye n'Igatagara ubuzi na Padiri Flepo ahubwo nagiye nabaye no mu kigo cy'Igatagara yego njye se ko nakibayemo Padiri Flepo yarapfuye nababyumva baragiye urumva kuri uwejo bundi navuye njye nagiye baravuye byumva yaravuyeyo na Padiri Flepo yarapfuye ariko nabaye mu kigo cy'Igatagara ubuzi ubuzima bwawo ndabuzi burezi ko buriya hari igihe njya mbwira abantu buriya njye nagendeye no mu kagare nagendeye no muri za mbago za pareze bambara hasi gutya ku maguru ebyiri na bekiye zino nazigendeyemo z'imbago hari igihe mbibwira abantu bakagira ngo ndababeye kandi njye nabigendeye ntabwo babyemera batabizi ariko njye nabigendeyemo pe nabigendeyemo ku buryo uriya mwana wanjye uriya wa Piti muto bana we yavukanye ubumuga bwo ku maguru bw'ingingo yego ariko shima Imana ko ni imfura oya ni uwa kabiri ariko shima Imana ko leta niyo imumvuriza Igatagara ariko we ko banamufatiranye akiri muto azakira bazanakira birakira rwose ubumuga kubuvukana ntabwo bikigoye ubu turi mu iterambere pe mu iterambere ni ukuri kw'Imana ngiye mfite icyizere cy'uko umwana wanjye atazamera nkanjye uriya wazakira kandi bazamugorora akire oya ni ngombwa rwose ariko undi ameze neza rwose buriya hari ukuntu nk'abanyamakuru bambwiraga bati nyina wambago bwira abantu baguha ubufasha uzavuza umwana wanjye ibintu nk'ibyo ariko abantu bose bajyaga babimbwira nta n'umuntu n'umwe wigeze umereza n'ibihumbi 10 ngo mujyane no kumuvuza Igatagara ahubwo byarangiye leta ari imumvurije ni ukuri kw'Imana leta ni umubyeyi genda yishima cyane leta ni umubyeyi ndayishima cyane nari impangayitse ko umwana wanjye agiye kunkurikiza agiye kuzamera nkanjye ariko baramumvuriza niyo mpamvu mfite n'icyizere cy'uko umwana wanjye azakira amina azakira ni ukuri azakira buriya njye mbifitemo icyizere ukiri ku cyizere rwose ndetse tunashimira leta y'u Rwanda yagufashije leta y'u Rwanda ni ukuri ni nziza cyane ni umubyeyi ni ukuri pe ni umubyeyi ndayishima cyane nimburiza umwana muburiza ari Igatagara kandi umwana wanjye rwose bazamuvura akire neza we anazamuke kwabona ubumuga bwacu bwo kugira ngo dukure tujya hejuru ngo bijya hasi ariko uriya mwana wanjye we kwa ko bamufatiranye kiri muto kandi turi mu iterambere ntabwo ari nka kera njyewe ngubu bankoreye kera mbere ya jenoside ariko ubu ngubu turi mu iterambere rirahari rwose pe mu Rwanda ubu ngubu babaga n'umutima ibintu byose rwose turi mu iterambere niyo mpamvu mfite icyizere cy'uko umwana wanjye azakira n'umukobwa nyako mukuru we nta kibazo afite kandi n'umutoya nawe azi ubwenge cyane ikibazo afite ni ubumuga bw'ingingo ku maguru urumva ko bari kumukurikirana nk'ubu ngubu ikintu nkora n'iki jyewe ikintu nkora ngenda ku marandevu gusa kuko amafaranga barayishyuye Igatagara ngenda kuri randevu iyo ngiye baba bagira ngo bakore control barebe uko ameze kandi ubwenge ameze neza Ebana azi ubwenge ni ukuri azi ubwenge nk'ubu ngubu uyu mwaka twaramutangije ariga aha birasobanutse ikindi kintu nshikaga kukwibariza wambwiye ko ishuri wari ariko rero buriya hari umuntu niba agiye gushimira umuntu wigeze kumpa amafaranga urumva ndamushimira cyane yigeze kunyereza 150 uwo muntu nuko ntazi uwo ari we ariko nuwo hanze kubera ko buriya ari n'igihe baba bareba ibiganiro byawe akumva uvuze kandi washimiye abandi ndamushimira ahubwo hashize n'igihe kinini anayampaye ariko ndamushimira hari yayohereje ku muntu wa hano mu Rwanda
niwe yampaye ati ni umuntu uba hanze waduhaye ngo tuyaguhe. yayahaye nde? Ndamushimira cyane rero. Ndamushimira nkanashimira n'umupapa witwa Emmanuel niwe wangejejeho ubwo butumwa. Amina. Niwo Emmanuel kandi umupapa witwa Emmanuel ndamushimira cyane. Wenda niyo ngize n'akabazo ndabimubwira. Akakurwanaho. Akandwanaho rwose niwe ndamushimira. Birasobanutse burya gushima n'umuco nyarwanda nayo. Ndamushimira n'ukuri. Ndamushimira ko yamaye n'ubwo butumwa. Erega ari n'igihe ari kubuherana. Oya n'ukuri ni umuntu mwiza. Mbese nta bantu bajya batumaho abandi umuntu akamuguhera amafaranga kandi nayo kugeza. Ngewe mu papa witwa Emmanuel rwose yamaye envelope rwose arambwira ati ubu butumwa ni umuntu wo hanze wabumaye ngo mbukugezeho. Ndamushimira nawe cyane rero kuba yarangejeho n'ubwo butumwa agashe n'igihe kinini. Aha. Kanyombya mwahuye gute? Kanyombya ni wanjyanye muri filime. Ni wanjyanye muri filime. Muhuye gute? Kanyombya nyine yansanze mu rugo. Nsanze mu rugo kwa mukuru wanjye ho nabaga witwa Speciosa. Ubwo niho nabaga naho naraharerewe. Yarandeze uwo mukuru wanjye witwa Speciosa. Kwa Kanyombya rero niwe wahansanze. Niwe yansanze. Hagusanzeyo ansangayo nyine ubwo niwe wanjyanye muri filime anshyikiriza boss. Guhura kwawe na Nzovu? Nzovu nyine twabonaniye aho ngaho naho muri filime. Muri filime. Ubundi aba bose twabonaniye muri filime. Bose n'abanyagahene. Bose n'abanyagahene bose na Mukarujanga. Buriya Mukarujanga ndamukunda cyane. Mukarujanga nkunda ko agira umutima mwiza. Ni wa muntu mbese ubona se nabivuga ngo kikuko. Ni wa muntu mbona nta kintu mbese kimuje nangwa avuge ngo najya mu bintu by'ubugambo by'ubutiku. Nta rwangagira. Nta rwangagira. Buriya Mukarujanga nicyo mwemerera cyane. Njye nkunda umuntu buriya utajya mu buntu bw'ubugambo bw'ubutiku ubuntu nk'ubwo buriya Mukarujanga nawe ibyo nabyo ndabimwemerera. Nzovu se? Nzovu se? Nzovu nawe nyine muri filime. Nzovu twaburiye muri filime nyine nuko tuvugana bisanzwe n'abandi bose. Mwaho yagikunda indangamirwa? Indangamirwa akunda kubaho ngiye nkunda indangamirwa. Na n'ubu aracyazikunda ariko Nzovu. Kandi afite umugore? Afite mama Queen. Ni si indangamirwa yese? Nawe ni indangamirwa mama Queen. Mama Queen se ni umugore we? Umugore we ntago ari umugore we nawe ni indangamirwa. Urafite ariko niba ataratubeshye. Urafite ngo umugore mwiza w'umukonyine kazi. Mwiza ariko hakoze nibyo? Babyaranye kane. Oyaze. Nukuri. Ese byaje kugenda gute? Bamwita Papa Sandrine buriya Nzovu. Papa reka mpamagare Papa Sandrine no. Muhamagara. Papa Sandrine. Niko nyinambo. None se we mwahuye gute wabonaga yitwara te mu buzima busanzwe? Neza mu buzima busanzwe cyeka ko nabira byo gukunda ngo indangamirwa byaje vuba. Byaje kuza nyuma. Byaje kuza nyuma. Ega buriya ari impamvu. Buriya amaze kubona agafaranga. Burya niyo ubonye agafaranga ujya mu ndangamirwa. None se wajya mutafite ikimu. Niko. Wemba barumbwiza ukuri. Wajya muri ibyo ngibyo utafite icyubaha. Ntago bishoboka. Nibishoboka. Kera ko ufite icyubaha. Nta muntu ushaka kujyaho nta mafaranga. Subwo wajya gutereta abakobwa nta mafaranga ufite ukabujyanye iki? Ntago Nzovu yigeza gutereta. Nzovu tuvugana bisanzwe nka mushiki na musaza gutyo. Niko. Ntago yigeze. Oya. Nzovu ntago yigeza ntereta. Oya urabeshya. Cyangwa mwamenyanya afite umugore? Oya. Yari ataramugira. Yitabwe n'indangamirwa ye. Witabwe n'indangamirwa. None sibyo. Ngo yitabwe n'indangamirwa. Ni Nzovu kwitabye se? Ni Nzovu se? Ntago ari we. Si umugore? Niwe. Oya. None nawe usanzwe ubizi ko ari ibyo bintu yibera. Oya ndabizi Nzovu asige. Nzovu yibera muri ibyo. Turi kumubura kuri telefone. Turi kumubura tubanze twumve. Tubanze twumve uko bimeze. Ari we witabye. Nzovu. Nzovu salama. Salama alaikum. None se? Ndi kumwe na nyina wa Mbogo. Nyina wa Mbogo arambwiye ngo wigeze kumutereta nibyo? Ye
ntabwo nigeze kumutereta sinatereta umuntu ureshya nkanjye urambeshye ntabwo yanerese oya cyokora rava mbese ukubizi mu bakobwa bagufi ngo nzovu ngo ntabwo yamutereta bareshya ngo agomba gushaka abakobwa barebare Yeah. niko aravuze ngo ufite abana ngo witwa ngo harya ngo papa nde papa Sandrine papa Sandrine ngende papa Sandrine none se nzi witwa papa Queen oya Queen se ko umwe Queen ntabwo ari uwangira ndangamirwa iriya ndaya ntabwo hoya oya ntago wimusebya kandi ari umusheri wawe igasaze kishama gapira ntabwo indangamirwa iterinda none se urabwira iki ntabwo umukumbe ese nyina wambaga uramuheruka niko uramuheruka mugu umusuhuze se cyangwa uramusuhuza kuri kamera hari ibyo ndimo ntabwo yambona ntuma kwitegura wa munsi wa munsi ukomeye w'ejo wa munsi ukomeye ahubwo nabyo reka mbikubaze kujya gukina muri Gens Comedy se ubu wabiteguye yego ndakubwira kwinjira n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 abantu benshi bari kuvuga bati Nzovu na Yaka bazasinda babyibagirwa abakunzi banyu murababwira iki rero nge naretse inzoga waretse inzoga urumva ibyo ntibyagusindisha uya kamwana namaze kumushyiraho uburinzi abasekirite bamu uba afite ababouncer bose barimo kumucunga niko none se Yaka kuki mutari kumwe ngo mube muri mu myiteguro ubona mukiza ababawusa rwose ku gacupa cyangwa ararara ku ndangamirwa oya indangamirwa jana nijoro okay reka ngushimire rero sawa sawa ni Maître Nzovu araryemeye rya zina nibyo koko arabyemeye afite abana 4 yabyaranye n'umukonyinekazi cyane ngenzi kwitwa papa afite umugore mwiza afite umugore mwiza afite umugore mwiza cyane pe ariko umugore yaramwanze mu minsi ishize urabimenye ko kumwanga urababyaranye se ese mugore ko ari umurokore uriya mugore ko ari umurokore Nzovu akaba yinywera inzoga akajya no muri abo bagore kandi urabizi ko abarokore umugore mwiza yihanganira umugabo kandi urabizi ko abarokore rero ntabwo waba uri umurokore ngo wihanganire umuntu ujya mu bagore ujya mu ndaya ubwa n'inzoga ibintu nk'ibyo niyo mpamvu rero ngo babaye batandukanye none se uvugisha ukuri nyinambo umugabo wawe aramutse agize amafuti ni wamubabarira oya ese nimba wamubabarira se kongera wahera muri ibyo uri umugore mwiza arababarira mpaka karakara niha guca inyuma 5 ariko n'ubundi bajya bavuga ngo ubundi umugabo ntabwo wamuzirika ese undi wazirika umugabo wamuza kujya aho ashaka se apfa kuba gukunda ntabwo byashoboka none se yagiye mu kazi ageze aho ajya wabimenya c'est ça niyo mpamvu rero ugomba kumwihorera ukamureka ukiyubakira urugo rwawe cyane pe ukamwihorera icyangombwa ni uko ataha none umugabo ntabwo wamuzirika icyangombwa ni uko ataha cyangwa aba yakugaburiye nta kintu muburana urumva cyangwa ni uko ataha naho ubundi rero n'ubundi aho yajya ntabwo waba uzi ahantu aba yagiye niyo mpamvu rero umugabo ntabwo wamucunga nose nyinambo wakinnye muri filime nyinshi zitandukanye ujya utekereza gukora filime yawe ku giti cyawe filime yanjye mfite ubushobozi nanjye nkagira na cano cano se n'uyifite se ufite telefone nta cano mfite kubera iki se nta cano mfite nigufungurire gufungurire cano ikibazo rero niyo wanayimfungurira ubushobozi bwo guhereza abantu ngo bagire icyo bakora utuntu tw'udukoryo twiza cyane bashyiraho izamuke niyo byaba komedi nyine nk'ibyo uvuze ubwo rero nicyo kibazo kirimo rero kandi icya mbere cyo ntiwakoresha abantu utabahembye mbese kameramani uramuhemba urumva ni ibintu byinshi cyane kereka mfite ubushobozi uriya filime itwara nk'amafaranga angahe itwara amafaranga
ugereranyije na miliyoni se si yajyamo miliyoni ari filime imwe yajyamo ariko guhemba abakinnyi guhemba kameramani yonyine amafaranga yakwaka bari menshi urumva kandi bisaba ko ku munsi ugomba gushyiraho nk'utuntu kugira ngo nuze channel unazamuka abantu bakishima nyine bakabyishimira bakajya bakureba cyane ubwo miliyoni bayiguhaye umukinnyi wumva wahemba menshi nangahe umukinnyi nahemba nawe wareba babakinnyi bazi gukina base wareba abandi batabizi bashyashya washyiramo abantu bazi gukina washaka ukajya umwana tarani ku munsi tarani ku munsi amafaranga menshi ni menshi nyine ni 30 ku munsi ni menshi ibaza akinnye iminsi 3 mu cyumweru ubwo muhemba ngahe si menshi ubwo muhemba ngahe akinnye iminsi 3 si iryibiri ni 4 ubwo yabakinnye iminsi n'umuhaye iryibiri iminsi ne umuha 30 nese iminsi 2 si 30 90 ni 90 iminsi 3 kabone episode 3 za filime 90 ibifaranga byinshi wirubuka wahembwa uvuga uti iri faranga bararinkubise Evan sharaka nkubwise kuri njye amafaranga mperuka nayo ngayo uwo muntu yize kunyoreza 150 hashize n'igihe kinini nk'imyaka ngingahe shase ni hashize nk'imyaka 2 hashize nk'imyaka 2 ahubwo ndamushimira n'ukuri nayo mperuka wese yatera mu muheha cyangwa yakozemo ibintu byo nahise nyarangura mutuntu ndacuruza ufite ni butiki ntago ari butiki hari igihe mfite amafaranga nirangura nk'inkweto nkicururiza ukazicuruza muri quartier naranyabugogo no kwa Mutangana hose uri mutembera se uzifite nari yamunuze ariko rero nyine kwa ko nyine nta gishoro gihagije mfite ariko mfite igishoro gihagije wakora iduka nareba nk'iseta ahantu nkashyira iduka nkazishyiramo mfite ibintu bigaragara nkazicuruza ese ko urumva kandi ko kwambwiye kuzi contability nkazicuruza ubwo si ubwo ngubwo kubera nyine nta gishoro nyine kigaragara mfite niyo mpamvu ubwo biba bimeze gutyo si ko ubu ngubu ubwo mbonye nk'igishoro kigaragara nareba nk'ibintu nkashinga nk'akaduka nk'iduka nkacuruza ubiduka warishobora nkashyiramo nk'ibintu mbese inkweto imyenda cyangwa nkashyiramo bya bindi bita ibiconco bya bindi bitandukanye byose ukabafata n'imyunyu ukavanga n'imyenda hoya nanone ibiconco ntabwo bizi ntabwo mbizi dukoma amashenete dukurura abana amashenete kandi buriya abana barankunda nisi kuki utagitegura ibitaramo ngo ubonane n'abana ese nabitegura n'amafaranga mfite ese bisaba amafaranga igitekerezo se bisaba amafaranga ese ubwo wakora icyo gitaramo ukaha icyo abantu baje kukireba hoya abantu baraza ubwira nk'uyu mumama wa hano twicara hazi igikondo kuri Impaya ntabwo mazi ahita Impaya bahita kuri Impaya niyo ngo hano hantu waza ukabegera uti muze kuzana ibinyobwa byanyu n'ibiribwa njye abantu baje kundeba banakonsome yego ese naguze abandi basitari ko basigaye bahostinga ibirori ariko nabyo byanashoboka ukita upanga ugavuga uti ndahostingira kuri Impaya igikondo hano ni kwa Mukarujanga niko bahita benshi ariko icyo gihe uba ufite n'intuze ufite za mikoro ibintu nk'ibi barazifite hano nta kintu kidahari urumva ko igitekerezo aricyo kibanza birenze ndumva harenze birarenze ariko wahaza iba afite ibyo bikoresho rero gira igitekerezo ibindi biraza n'ubundi nk'ubu umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati nguhaye miliyoni 10 urazikoresha iki ugahita uzijombamo umuhehe ukinywera urwagwa reka miliyoni 10 wazikoresha iki wazibyabutse umusaruro wibishyira mu biconco niba ari ibiconco wazikoresha iki nyine washaka ikintu ukora nyine ukarangura ibintu byinshi cyangwa ukinisha filime si ubwo ufite ukinisha filime nk'ibyo wambwiraga byacana nahita nyifunguza nkajya nkora nk'ibyo bintu mbwiye nkajya ngenda aho hantu nkahamagara abantu kaza mukishimana n'ayo mafaranga nayahakura sinayahakura wayahakura ibyo byose n'ibyo byose umbwiye nabikora
cyane kandi nkanashinga na yawe ntuze wambwiye na ya ryaduka naryo nkarishinga ni ukuri kw'Imana pe gusa ubundi ikintu cyose ni Imana igikora Imana itanga umugisha ni Imana itanga umugisha wajya kubona ukabona pe ibyo byose umbwiye ndabibonye ukimerera neza Chano ihemba mu gihe kingana gute wambwiye ngo urabura Chano uzi igisabwa kugira Chano itangiye kuguha amafaranga Chano sese ngira ngo na YouTube sese ngira ngo ugize nk'abantu benshi bakureba nyine urumva bakura kuri subscribe kagaragara cyane ibintu byawe bigakundwa nimba hari imaze nko kuba Chano imaze kuba nka monetizera nko kuba monetize urumva ku kazi maze kuba nka monetize we ifite aba subscribers bangahe n'ibihumbi 200 se cyangwa igihumbi 200 gutyo 200 gutyo ifite amasaha ngahe ifite n'amasaha wenda se nangahera bahera ku 4,000 kugira ngo ihembwe sha kankubwiza ukuri 4,000 byazagera warapfuye kankubwiza ukuri ariko hari ukundwa cyane byanabada byaba umunsi umwe ukundwa cyane ese nturi umustar 4,000 wabigezamo ariko 4,000 wabigezamo ubundi Chano ikaba ibaye monetize wenda bagatangira bakajya baguhereza ukakibona ibiceri ukabirya ariko rero hari igihe abantu babaye nyina mbago ngo dukore ese urampangaye ndagwaye ubu ngubu Chano yanjye nibwo igitangira kandi sindazamuka ngwino dukore nizamuka zaguhemba menshi byari sinzayimenya byari ko yazamutse uzabimenya nkabibwirwa n'iki kari wowe uyifite mu mufuka we yewe si nk'ibyo byose ese nta muntu urakurya nk'ibiceri kurya nk'amafaranga oya nta muntu urandya amafaranga rwose yewe umuntu wamagaye akambwira ati ndagwaya naya arayama uri umunyamugi arayama nta muntu wapfa kukurya reka njye mba mbibona nta muntu wandya amafaranga njye arayama wari ujya kumbwira najya kuvuga ngo iki numvise wari umbwiye ngo do ibintu nk'ibyo turi mu gihe rero u Rwanda rukeneye amaboko y'abastar ndetse n'ibitekerezo ugira Instagram ugira Facebook ntabyo ugira kubera iki se kandi uri umustar kubera ko impamvu ngo ngiye telefone mfite ngiye na smartphone mfite niyo mpamvu ntayo ufite ngiye mfite ubu niho namenye ko Nzoveje azajya gukina muri Gens Comedy nabyo nzi yo nta kundi ntago mbizi nk'umusitari rero u Rwanda ruri mu gihe navuga ko ibindi bihugu bitandukanye biri kurushinja kujya muri Kongo kuba rufite abasirikare muri Kongo hakenewe abasitari benshi kugira ngo muvuge mutange ibitekerezo mushyigikira igihugu cyanyu niki wabwira abanyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda muri rusange iki nababwira kiro nabwira abanyarwanda cyane cyane cyambere ni urukundo dukundane burya iyo ukundanye n'umuntu nta n'ikibi cyaba kirimo ko ntabwo waba ukundanye n'umuntu ngo mugirane ibibi byose cyambere ni urukundo mushyire hamwe kandi wa muganiho bukura amaboko mu mufuka mukore wihimbira umurimo bibere nkawe niba babona amafaranga barangure bacuruze mushaka icyo mukora cyambere ni urukundo mushyire hamwe kandi ikindi cya kabiri mwihangira imirimo mukore abakunzi bawe abakunzi banjye ngenda babwira ko rwose nanjye ndabakunda kandi bajye bakunda sinema nyarwanda burya nazo ziba nziza kuko zituma wirekura utagira amasoni burya ugiye muri sinema nyarwanda urafunguka mu mutwe hari igihe ufunguka mu mutwe birasobanutse reka ngushimire rero cyane unsurize ababebe urababwira gute ndabasuza ndababwira ko ari ariko izina ryawe sindi ubwiye ngo Tonto Blaise arabasuhuza Tonto Blaise arabasuhuza akoze cyane ndabwira ni Tonto Blaise arabasuhuza cyane umunsi mwiza
cyane kandi nanjye nishimye kubonana na Tonto Blaise kabisa nishimye n'ubwa mbere tubonanye n'ubwa mbere tubonanye